utangiye kumenyera kubera indaya ndayira ahangaha nta soni nta ndaya iri ahangaha nuko najya mubwire ko nta kintu twavuga ibi bintu biraza kubagora uyu wita indaya n'umwana w'umuntu ese wabifata gute wakwisa indaya undi nuko iki tutajya mu mategeko nuko iki dushobora kureka bino bintu abantu bakaturenganya tubona ibintu byacu bakabinyanganya bagashaka kubitwara twicaye narize nzi iki itegeko rikora kuki tutajya mu mategeko reka bari abantu tubajyane mu mategeko pe uze waruraho se urebye ndaho ndebye inyuma wabona nta kibazo mfite ndabona warakize narorohewe ntabwo ninda rero nigutaga ndashaka ko tuvugana kuri bya bindi wambwiye ngo tubufasha kuri adresse yanjye sagize ngo mpere umuntu mwiza wacyazirikana ibintu byose twavuganye ndabizirikana ariko uwo mubyeyi wanjye subize ndabizi nakuri ndashaka kubaza nshaka ko ngize ukuri kugira ngo mbone ukuntu yinjira muri dosiye neza kandi nkagufasha biciye mu mucyo rero nta kindi biri bugusabe mukuru bwiza ukuri kubona uko bimeze n'uko byagenze kuva mu itangiriro uriteguye kurangiza ukuri urabona nakubwije ukuri ntazakwiza no kuri wundi ntabwo naguhisha ukuri kandi guhari cyane cyane kuri kugomba kumpiza kwambana mu bibazo urakoze ndashaka kubaza urumva kuva cyagiye uvuye iwanjye umaze kumbwira uko bimeze mutangiye kubikoraho hari amakuru mfite kandi nshaka kubaza kugira ngo mbone uko bimeze ko nasanze iriya mitungo itakwanditseho itanyanditseho ubu bize se itakwanditseho urumva imitungo ni yanjye ariko uwo twayiguze yaje kugira ibyagopfa mu buryo butunguranye tudakoze imitasiyo nicyo kibazo cyabayeho ubwo yapfuye ryari yapfuye hashize igihe gito tuyiguze hari ryari twayiguze nk'uyu munsi hashira nk'amezi nk'atatu tugitanga imitasiyo aba yapfuye ko byatinze cyane muri batatu kari menshi yari umuntu wajyaga mu ngendo z'ubucuruzi ariko anarwara sima twapanga hakaboneka ingendo twapanga akaba yarwaye yari umuntu ukora cyane ari nacyo cyamuhitanye urumva umuntu warwara agasima ikamurembya kandi akora ingendo za kure z'ubucuruzi yavaga mu ngendo yo rimwe na rimwe akaza yahwereye ibyo byose rero byambereye inzitizi yo kugira ngo ambonere umwanya wa mitasiyo ariko hari impapuro rw'ubugure n'abagabo barasinye byose abantu se bo muri famiye ye ntabwo nta bindi mugeze muvugana nyuma yuko yitabye Imana urumva abantu bo muri famiye ye ntabwo yari asigaranye bari barashize n'uriya muhungu we Serge sinzi namubonye kuri ya nyine ntabwo yari ngo yabaga hanze yaraturungiye nta wari umuzi nta wundi nari nzi ni ukuvuga ngo uwo mugabo wapfuye mwaguze umutungo ni se wa Serge yego none se ni se kuko niko yambwiye nibi yabikoze ngo ari ukwihimura ngo asubirane imitungo ya papa we
yirengagije ko nayiguze. niko Serge yakwibwiriye kuki wamenye ayo makuru ntuze kumbwira kandi abashaka kumufasha bwahinze nagira ngo nawe kuri tohoza tuzarebe ukuri aho guhurira ariko nari kuzabikubwira n'ubundi. urumva nicyo nabindi nuko imitungo itakwa nicyo niyo makuru nari namaze gufatisha ariyo makuru ayo mpamvu naje kukubaza ko ntabwo nahise ko imitungo ari iya se wa Serge gusa niba umbwije ukuri biraza kudufasha mu byo dukora niba kandi unambeshye biraza kutugora uko ni ukuri kandi kugendereho kandi rwose ntucike intege ukugendereho ni ukuri pe. Excuse me. Boss. Kurya muri Christmas byagenze bite? Icara biteze gute wowe? Meze neza. Biriwe neza? Urwaye? Oya ntabwo yambaye just mu gakeya. Biteye hejuru iwanyu bimeze bite? Tumeze neza akazi kaba ari kenshi. Unasaga n'igihe mu raporo sinzi ukuntu hasi hano gutya mbona nyine bameze nk'umuntu wagize ikibazo ndavuga nabanza namenya Okay, that's well and good. Ni byiza cyane. Rero urebye ahanini gikomeje kundaza ishinga ikijyanye n'uko wenda nkomeza kwiyumvisha ko nahemutse ariko ni urukundo urukundo urumva uriya mwana Mutesi kumva ko namurika birimo birambangamira cyane mu gihe cyangwa ubundi ngerageza kubyikuramo but I'm not seeing any results. Gusa ikimbabaza kinambangamira cyane urumva hari kugira umuntu ukunda nawe gukunda hari no kugira ukunda byo kwifashisha bw'impamvu runaka. Natangiye process zo kurwanira ubutaka bw'iwacu cyangwa umutungo wa data. Nta bushobozi bwambaye cyane nari mfite ngerageza guhura n'umuntu turicara turahuza twemeranya kubana njyewe nawe ariko muri rusange ntago nari mufite mu mutima wanjye byari uriya w'imitungo oya uwo mbana nawe uwo ni umugore wanjye amaze kumbera ibaba anisha umutwe nta kinyumva nyumva yitwaza kuba twarasezeranye kwenda hari ibyo yamfashije kugira ngo mbone ibyo nabonye ariko mu masezerano twagiranye ubundi ntabwo wenda ari kuvuga ngo ni ivanguramutungo rusange cyangwa ivangamutungo rusange something like that. So ngerageza kubona ko ejo n'ejo bundi ashobora kumpinduka akaba yatwara ibyanjye umuryango wanjye waruhiye ariko
ndaguma biraguma kundwanira mu mutima nubwo numva ko wenda hari uruhande nahemutsemo mpemukira Mutesi ariko nkamamanya n'umutima wanjye ko ibyabaye cyaricyo cyose ntabyo nishinja bihambaye ubundi mu kintu cyo gukora Mutesi ugomba kumuba hafi nubizi ibibazo afite ugomba kumuba hafi ukamutaho ukagerageza ugafata igihe mukamarana igihe kugira ngo agerageze ikibazo bye gikomera agenda agira ibyagabanya muri we kuko arababaye yarakomeretse urabizi ubu icyo gikino akakanya ni ukumuba hafi mukaganira mukishima samuteye mukamusurukana kugira ngo karagahinda kose kamuzuye agerageze kubyo kiyakekuramo ndakibaza buri ahantu nzahera ariko I'm going to use my own strategies of course ndebe ko nakongera nkamwigarurira ko I do have her into my heart okay nika nkuribe rujye muri pause kandi uryoherwe urakoze cyane cyane urakoze cyane akazi keza nibyo nakubwiraga papa wa Mutesi yaje hano kare for what? yaje nyine arimo kumbwira bya bibazo byose bahuye nabyo n'ibiki byose urebye nyine arimo kushaka nako ntabwo yabishakaga ahubwo yanabimbwiye ansaba ubufasha bwo kugira bwo kuba namushakira ubugira imitungo yayisubirana kandi noneho ikintu gisekeje ni ukuntu azi ko Serge ariwe ufite imitungo ye ntabwo azi ko na Serge namutuburiye nawe afite ibipapira Uko disi yaneye imwerero babugiriye impuhwe yaneye impuhwe cyane nkajya kubwira ko nzagufasha ariko shamana birababaje uburyo urwadanje sinumva icyo bimenye ngenge ntekereza ufite umugabo ndi w'umupro max ngenge se buriya tuvuga ko nanjye uzangurisha cyangwa ukanubura cyaragira nuburira sha asanga nanuburira byageze ku rukundo ukunda biba byanyabyo birahinduka cyose kirenze nuko ibintu byose bikora neza bigize ubutanje bigize umupro noneho wagera ku rukundo wagera kuri njye kwita ikibwa namuca amazi oya naguca amazi shusho bise ahubwo ngiye ngerekereza wenda ndabisubize IT ndazikora umuhanga kandi imana yo kubona akazi keza nko muri banki cyangwa se mu kigo nyine cya danje ubundi ubaye mutubuzi gute cyangwa wese mukumva ubaye mutubuzi gute cyangwa wese gukora kano kazi mu buryo shabebe ntabwo wabyumva n'ubuzima kandi ndabizi ko tuzagenda tumarana igihe uzagenda ubisobanukirwa gahoro gahoro usoretse kuntega iminsi ukasubira none ntabwo uteze iminsi gusa nyine nakubwira cyo it's a life it's about life sure aha kunyine ndabona igihe kizagera wowe ukaba n'umugabo ngiye nkaba umugore kubera ko ufite amabanga menshi kandi amabanga ni ay'abagabo ufite amabanga yatuyaze ko nta mabanga mfite nta mabanga arenze mfite like nyine nuko ibibazo ndi nyine umuntu aba ataraba open nyine kuvuga ku buzima bwiwe n'ibiki byose ariko atari ukuvuga ngo nuko ari ibanga ridasanzwe gusa ndagufana mbaza impamvu umufana ni ndagufana ikindi kwibaza ni gute ubashe gucangacanga abantu bose ukabagira nyine ibigoryi ugasigarana nyine zera staff wenyine ubikoze gute biriya byangombwa urazi se mu by'ukuntu byagenze nyine urabizi nyine bino boro muri abantu benshi muhura nabo iriya mitungo na ziriya kampani n'iriya nzu byose uriya musaza yari afite
ya abantu benshi bazaga babinsaba benshi yego benshi cyane kugeza aho nyine no kuri Serge we yaje abiruhura yiyemeje umva rero umuntu w'i Kigali kandi umuntu mukuru umva umuntu mukuru nagombaga gutekereza impamvu ibiri inyuma nuko byagenze mfata umwanzuro nanjye wo kubyinjiramo ndabishaka ikintu gitangaje nuko nasanze n'iriya mitungo ya musaza yari afite nayo atari ushobora nyine ntabwo iriya mitungo abiri ntabwo imwanditseho urumva rero imitungo itamwanditseho kugeza n'ubu iri mu mazina y'umuntu ariko umuntu ahahunze sinzi ngo abahe rero niyo mpamvu mbaye nyibifite niyo mpamvu nakubwiraga bino bintu tubigenze nyine mo gakeya tubigendemo gake kubera ko dukomeje kubyihutisha tutaramenya nyiri imitungo wa nyawe dushobora kwisanga mu mutego tutazi Serge biriya bintu ubona bikora afite intego ngiye ukuntu maze kumubona afite indi papa siri inyuma yo kuba yarashakaga kurya imitungo nkiri ntabwo yabikoze bya bindi by'ubusambo by'abantu bashaka kurya imitungo y'umukobwa rero niyo mpamvu nakubwiraga tubigenze gakeya ahubwo ikindi cyo kukubwira nuko nshaka ko ibintu byose ubindekera ntabwo nshaka ko Mutesi azabona ko umubereye intwari nukuri nshaka kubindeshya nyine umva bebe nshaka kundekera ibintu byose nkabikora neza kugira ngo Mutesi atazabona ko wamubereye intwari mukamwasubirana kongera akakuntwara bye dushaka noneho ko tuganira turi serivisi kuko njye maze kurambirwa uzi ko turi kuba muri ibi bintu nk'abantu tutazi itegeko ryo mu Rwanda uzi ko turi kuba muri ibi bintu nk'abantu tutize hejuru y'amashuri yose nize amashuri yose wandihiriye ntabwo ndi umukobwa ushobora kwicara aha ngaha nkareka imitungo yashoboye rya gutya kandi ndabizi ko leta itajya irenganya ubundi ni uko iki tutajya mu mategeko ni ukubera icyo dushobora kureka bino bintu abantu bakaturenganya tubona ibintu byacu bakabinyanganya bagashaka kubitwara twicaye narize nzi icyo itegeko rikora kuki tutajya mu mategeko reka bariya bantu tubajyane mu mategeko pe reka tubajyane mu mategeko kandi ndabizi yuko igihe gito tora twisubije imitungo yacu kandi rero ngo baradusuzugura hejuru yuko twize dada amashuri nize ni menshi pe buriya rero umva mukobwa ibyo uvuga nibyo nibyo ya ibyo uvuga nibyo twari dukwiye kwitabaza amategeko cyane rwose akanaturenganura kandi amategeko abere kurenganura abantu ahubwo kuki tutabitekereje kare oya narabitekereje ngewe ntabwo ariko ntabitekereje none se kuki waba warabitekereje ntubimbwire kandi ubona ngeneye narangaye ko uko bizi ntabwo ndinjije ndabizi nyirura umunyabwenge ahubwo natekereje impamvu igihe cyose ibintu bimaze tutajya mu mategeko narabitekereje nshaka n'abanyamategeko twitegura draft ya dosiye ngo tubikore ariko bigeze ahantu barambwira ngo rero ntabwo amategeko igihe cyose ariko arenganura abantu hari umugabo nzi yari afite ukuri nawe bimeze nk'uku nguku baramutwariye imari baramutwariye amazu ndetse we byarageretseho ko uwamutwariye amazu yamutwariye n'umugore yamutwariye n'umugore yatwaye amazu atwara n'umugore ariko agiye kurega ahinduka umunyabyaha kubera iki isina ngufi hari igihe uhemukirwa n'umuntu ufite abantu mo hariya ku buryo we igihe cyose bamushyigikira n'amafuti ubwo bivuze ngo umuntu wagiye kumurega yari afitemo abantu noneho yitwaza nta mitungo yindi yari amaze gutwara noneho abantu azaruzwa ubu rero ashobora kujya kurega ahubwo bakanafunga urabizi nta mwanya wacu ngira ukomeye nicyo kintu cyabayeho noneho ndavuga reka twihangane bya byose hari ukundi kuntu imana izabigenza asubira ntabwo wenda niyo mwene wacu aba adahari ariko dushyizemo amafaranga
wenda tugashaka nk'umuntu akatuguriza amafaranga natwe tumwereka ibipapuro byacu nyine ukuntu imitungo yari iyacu ubundi tukazamwishyura tumaze gutsinda. uzabizi ko ibipapuro babifashe urabizi ko dufungiye aha tujya dusohoka batubinirishe n'imbwa. uwo muntu uramwereka iki murahurira he? ubuse sinirwa mbahamagara abo mpamagaye bati wabaye rubebe, abo mpamagaye bati wowe uri imfungwa, abo mpamagaye bati utazateje Serge nawe wagira ngo yabishyize mu binyamakuru. Abantu bose bazi ko twafashwe. Reka twe dufite amafaranga menshi rero kuyicaramo ntabwo rwose ari ibintu byoroshye ko Yesu aba umuntu ukomeye. Yesu aba umuntu ukomeye pe. Ubwo wasanga ariyo mpamvu nyine n'abantu bose baba bari kwanga kukuvugisha. Babona amafaranga yose afite bakabona nabi. Na za nshuti zanjye wari uzi nagiraga zose yarazitwaye. Ariko Serge ni n'umunyabwenge. Ubu yararebye dutwara imitungo agiye kuri gutwara inshuti zawe. Ntabwo ari umunyabwenge ahubwo ni incakura. Akaba n'umugome. Akaba n'umugome. Ahubwo ni wowe wamucitse nawe yaragutwaye. Yarangiye aba yarantwaye. Ikibazo none ari kunyica burundu. Ariko ndadereka nkubwiza ukuri. Nta kundi twabigenza nyine ubwo reka twemere tubigenze utya. Ariko ngewe ntabwo mvuye ku izima pe. Ndakomeza mbaririze menye se itegeko nzaca bigende gutya na gutya nzaza rero nkubwira igisubizo kizima. Yego nyine uwo muntu impamvu ashobora kuba yaramunyanganyije wasanga atari yaranize. Reka tugume tugerageze. Ukuri tugomba kugerageza. Ariko ujye ugenda gahoro. Nyine nzayanze banze nkugisha inama ariko nenda banza ncukumbure. Yego. Kuri pe. Nibyo pe.